izina rya Yesu Kristo. Mimi na ndugu tunawasalimu Tunejejwe katika jina la Yesu kongera Kristo. kwibona mu bikari by'Uwiteka Imana. Tunafurahishwa na kujiona malangoni pa Iyo Bwana. Mana ibidukoreye. Ile Mungu anayotenda Izina ryayo rihabwa icyubahiro. jina lake lipewe sifa. Ni iby'agaciro gakomeye. Ni ya thamani sana. Iminsi tumaze iwacu Kwa siku ambazo tunamaliza twashoboye kwetu, kwemererwa kuboneka mu bikari tumekubaliwa kufika katika hekalu lake. yacu niyo guhimbaza. Mungu wetu na kuhimidiwa. Ejo bundi nariho ndeba umukozi w'Imana bita Eugene Kapande wo muri Korowezi. Juzi ndipo nilikuwa naona mtumishi wa Mungu Yari yapanze ngo ndani ya Korowezi araza mu Bufaransa. alipanga kuomba atafika katika Ufaransa. Ejo kwa gatanu Jana siku ya tano akavayo akerekeza mu Bubiligi. anatoka huko na ikia Akavayo akabona agasubira muri Kongo tariki 29 akaba ageze muri Kongo. Tarehe 25 atauza basi. Mbere y'uko agenda abaratashye Akarudi. abapfanya imigambi Akakufa na mipango by'umuntu. kama mwanadamu. Bibiliya iti Biblia yetu umuntu aragambirira ariko utanapanga igisubizo kiva ku Uwiteka. lakini natoka kwa Bwana Mungu. Imana yacu ahabwe icyubahiro Uweta mu izina rya Yesu sifa kwa Kristo. jina la Yesu Kristo. Turahaguruka no gusoma amagambo y'Uwiteka Imana. Tutasimamishwa na usomi wa maneno ya Mungu. Ni Yohana ibice bitatu Yohana sura 3 umurongo wa mbere. kuanzia shairi wa kwanza. Turasoma mu izina rya Yesu Kristo. Kwa jina la Bwana wetu Yesu Kristo. Hariho umuntu wo mu Bafarisayo witwaga Nikodemo, umutware wo mu Bayuda. Uwo yasanze Yesu nijoro aramubwira ati, mwigisha, tuzi yuko uri umwigisha wavuye ku Mana, kuko ari nta muntu wabasha gukora ibimenyetso ujya ukora keretse Imana iri kumwe nawe. Yesu aramusubiza ati, ni ukuri ndakubwira yuko umuntu utabyawe ubwa kabiri atabasha kubona ubwami bw'Imana. Nikodemu aramubaza ati, mbese umuntu yabasha ate kubyarwa akuze? Yakongera agasubira mu nda ya nyina akabyarwa? Yesu aramusubiza ati, ni ukuri ndakubwira yuko umuntu utabyawe n'amazi n'umwuka atabasha kwinjira mu bwami bw'Imana. Amen. Ganira mana, ganira mana, ganira mana, ganirira bera bawe, nabo bakubone mana, ganirira imitima yacu, nayo ikumenye mana. Uwiteka Mana ishobora byose, turagushimye turaguhimbaje kuko uyu munsi mwiza uduhaye. Izina ryawe rihabwa icyubahiro. Utwemere ko tugera mu bikari byawe turi bazima nuko wari udufiteho umugambi. Emera rero mbere ya byose wari amafuti y'ibicumuro utwezesha amaraso yawe, maze ubwo tugeze imbere yawe Uwiteka ijambo ryawe rikaba risomwe mu matwi yacu, udukuremo ibyo kurya byacu by'uyu munsi. Wino wibere ku murimo nk'uko usanzwe ubigenza, utangire kandi uheruke, uze wivugire, maze data uduhe ibyo kurya byacu bidukwiriye, udukure mu kirere cy'umubiri tuye mu kirere cy'umwuka, ko tubikwamaje mu izina rya Yesu Kristo. Tubasha kwicara. Izina ry'Uwiteka Imana rihabwa icyubahiro mu izina ry'Umwami wacu Yesu Kristo. Turanezerewe cyane, tunafurahi sana kuba twibonye mu bikari by'Uwiteka. Bibiliya iti, uko ya minsi irushaho kwegera namwe murusheho guterana. Kandi iravuga ati, ntimukirengagize guteranira hamwe nk'uko bamwe bajya babigira,
ahubwo kumva amagambo ntimukirengagize guteranira hamwe nk'uko bamwe bajya babigenza, kuko burya guterana ni ijambo ry'Uwiteka Imana. Burya iyo usibye guterana nta mpamvu ukoze icyaha. Usibye guterana nta gahunda zindi gusa ni icyaha. Hari abasiba ari uko batabonye imyenda bazingura, hari abandi yabona umwenda yawuzanye ku akava ngo usibye ubwongere kuwusubizayo, ngo mbe abambona bagira ngo nta myenda agira. Kera abajya guterana yavaga mu murima agujije ipantaro agakuba urwiri akajya ku materaniro. Imana yacu ntabwo icyubahiro mu izina rya Yesu Kristo. Tumaze igihe mu minsi mikuru, tunamaliza siku ndani ya sikukuu. Tumaze igihe mu minsi mikuru, tunamaliza siku ndani ya sikukuu. Sinzi ko muri kubyumva. Sijui kama mnasikia hili. Tumaze igihe mu minsi mikuru, tunamaliza siku tukiwa ndani ya sikukuu. Umwuka wera atubwira ati buri kintu cyose kigira igihe cyacyo, n'icyagenwe munsi y'ijuru cyose gifite igihe cyacyo. Burya buri kintu cyose uzabona umuntu afite igihe cyo kuvuka akajya n'igihe cyo gupfa. Amen. Nukuvuga ngo habaye igihe cyo gutera n'igihe cyo kurandura. Nukuvuga ngo buri kintu cyose kigira igihe cyacyo. Ubwo rero buri kintu cyose kigira igihe cyacyo, ni igihe nanjye cyo kwitegura kugira ngo isaha yanjye nigera izasange Imana. Amen. Burya buri kintu cyose kiko na wakati wake, gifite igihe cyacyo. Nowa yabwirije mu gihe cye, abwiriza abantu ubutumwa bwiza bwo kwinjira mu mujyi. Abantu barabisuzugura, ariko utasobanukiwe igihe cyawe ibihe byonyine birakwigisha. Igihe abantu banze kwinjira, isaha igeze, inkugi imaze gukinga, babona imirabyo irabaye, babona imvura itangiye kugwa, batangira kuza biruka, kingura twaje. Hari igihe uzifuza kubyizera, hari igihe uzifuza kubizamo igihe cyarenze. Ejo bundi baratubwiye ngo nzashima Uwiteka Imana iminsi yanjye yose nkiriho. Iminsi yose nkiriho nzaririmbira Imana nkiriho, nzakomera Imana mu mashyi nkiriho, nzabyinira Imana nkiriho, nzabwiriza ijambo ry'Imana nkiriho, kubera ko hari igihe ibyawe byose bizaba byarangiye. Ntabwo uzaririmbira Imana ari uko wapfuye, ntabwo uzaririmbira Imana ari uko uri muri koma. Bikiri none Bibiliya iti, reka mbasome, wacha nipasome Mubwiriza. Mhubiri. Uwibuze niba utuko Mubwiriza aliyeharikisha katika kitabu cha Mhubiri. Mubwiriza atubwira, Mhubiri natuambia eti mu 12 haravuze ati, sura 12 nasema eti, wacha tuambie ha 11 haravuze ati, wa musore we ujye wishimira ubusore bwawe, umutima wawe ukunezeze mu minsi y'ubuto bwawe, kandi ujye ugenda mu nzira umutima wawe ushaka, no mu mucyo wo mu maso yawe, no mu maso yawe. Ariko lakini menya yuko ibyo byose bizatuma itasababisha Imana igushira mu rubanza. katika mahakama. Wa musore Wewe kijana, wa musore wewe kijana, ujye wishimira unafurahia ubusore bwawe. Kijana wako. Mnasikia maneno haya? Sikia maneno. Wa musore wewe kijana, dufite urubyiruko hano, mwarubyiruko mwe mujye mwishimira ubusore bwanyu, mwishime yuko muri abasore, yuko mufite imbaraga, ariko ugende no mu nzira zose ushaka, ukora n'ibyo ushaka, ugende mu byo uko ubyifuza, ariko umenye yuko igihe
igihe kimwe ibyo byose ugenderamo bizatuma Uwiteka Imana agushyira mu rubanza. Nicyo gituma hepfo kuri 12 avuze ati ujye wibuka umuremyi wawe, ujye wibuka umuremyi wawe mu minsi y'ubusore bwawe, iminsi mibi itaraza, ubwo uzavuga uti sinejejwe nabyo. Wibuka umuremyi wawe mu minsi y'ubusore bwawe, iminsi mibi itari yaza. Hari iminsi yo gukorera Imana, bikiri none korera Uwiteka Imana, bikiri none ugifite imbaraga, bikiri none. Hari igihe uzavuga uti ibi sinejejwe nabyo. Ubu mama wa Mukandori nawe yigeze kuba umusore, ariko none uyu munsi arimo no kumanuka no ku maesikariye, kuki ari kumanuka afatirije? Ni ukubera iki? Iminsi mibi yaraje. Iminsi mibi yikugezeho, nibwo utangira kuvuga ati bya bintu utakoze kera, ugatangira ukabitekereza ati uwangarura, igihe cyararenze. Imana idufashe dukorera Imana bikiri none. Niba hari abakunda bakunda bikiri none, niba hari abuzawusura basura bikiri none, kubera ko ejo zahawe. Uyu munsi none dukunda abafukuruta bazima. Ubu napfuye wajya kwakana mwese mwampositinze we. Oh, kumbuka baga neza, kumbuka wari mwiza, kumbuka wavugaga neza, kumbuka twaragukundaga, kumbuka wari kutubwiriza neza maze tukishima, kumbuka. Kandi bamwe nta n'umwe wanatuye no ku bitaro. Ariko niba ukunda postinga none, wishaka kuzapostinga nuko nagiye, zabigushimira se? Azaba bibona ubu uyu munsi uri gupostinga Eugene Kapande, ntabwo Eugene abizi. Ntabwo abizi, ariko bikiri none dukorera Uwiteka Imana. Amen. Karagaciro, ariko ijambo ry'Uwiteka Imana yose ni ibyanyu, yote ni yetu. Nta bishasha tubazana, hakuna mapya tunawaletea. Ntabyo, hapana, nibyo abandi bavuze, yale wengine walisema, bya bindi bavuze nibyo dusubiramo nawe, tunarudilia ndani, kuko igicuku kimarwa n'iki? N'ibiganiro na maongezi. Hano aho dusubira havuze ati hapa kuna mahali tumesoma, hari umugabo witwa Nikodemu, yasanze Yesu nijoro, aramubwira ati mwigisha mwiza, tuzi yuko avuye ku Mana, kuko ntawe ubasha gukora ibyo ukora atari Imana iri muri we. Yesu aramubwira ati ibyo uvuze ni ukuri, ariko menya neza yuko unutavuka ubwa kabiri. Iyo ganda kwijabo ari kuvuga ngo kuvuka ubwa kabiri, kuvuka ubwa kabiri, kuko ariyo kuvuka ubwa kabiri, nuko ariyo kuvuka bwa mbere. Abavutse bwa mbere mwese, niba waravutse ubwa mbere gusa utaravutse ubwa kabiri, umenye ngo ntaho uri kuva nta naho uri kujya. Biragusaba kugira ngo uvuke ubwa kabiri. Niba ushaka kubona ubugingo buhoraho, vuka ubwa kabiri, kubera ko bavutse ubwa mbere. Niba navutse ubwa mbere nzahora ndikumbuka, niba navutse ubwa mbere kamere yanjye izahora ari ya yindi, niba navutse ubwa mbere uburakari bwanjye ntibuzashira, niba navutse ubwa mbere umushiga wanjye ntibuzakira, niba navutse ubwa mbere gutukana kwanjye ntibizamvamo. Ariko iyo mvutse ubwa kabiri, Imana ishyira imibereho mishya mu bugingo bwanjye. Amen. Imana irashaka ngo tuvuke ubwa kabiri, ntabwo igarukira kuvuka ubwa mbere, kubera icyatumye Uwiteka
gushakaho ishaka ngo mwongere uvuke wabyawe n'umubiri kuko ikibyarwa n'umubiri nacyo ni umubiri ariko ikibyarwa n'umwuka nacyo ni umwuka. Amen. Biragukwiriye wongere uvuke. Ngasubira mu nda ya mama nongere mbyarwe mbone mvuka ubwa kabiri kugira ngo mbashe kubona ubugingo. Yesu ati oya, biragukwiye kubyarwa n'amazi mu mwuka. Amen. Kuvuka ukongera ukaba mushya, ya mibereho yawe ya kera igashira, rya shari ryawe bikavamo, kwa kunegurana kwawe bikarangira, ibyo byose bikavamo, kwa kuba kazitereyemo bikazagira bikavaho, kugira ngo uvuke ubwa kabiri use n'ijambo. Kuko iby'Imana dushakaho ntabwo kuririmba gusa ntacyo byamara, kubwiriza ntacyo byakumarira, wabwiriza n'umuriro ukamanuka, wabwiriza n'ibiti bigakomboka, ariko utaravutse ubwa kabiri byose ni zero. Waririmba ukaririmba maze ukadansa ibintu bigakomera, abantu bose bakamanika amaboko ati Imana ishimwe, ariko ese nicyo kimenyetso cyo gukizwa? Iyo kimenyetso cyo gukizwa, kubyina cyari cyo kimenyetso, kubwiriza mbese cyo kimenyetso? Oya, ikimenyetso cyo gukizwa ni ugutura muri buri jambo. Naho kuririmba ninde warushaga Rusifero? Rusifero arazi kuririmba arenza abaririmbyi bose, ariko ntabwo yarakijijwe. Kamere yo kwishyira hejuru, yo kwipandisha, abako kanya aramanutse. Burya niyo waririmba, niyo wabwiriza, udasa n'ijambo ubusa. Biragukwiye uvuke ubwa kabiri, uvuke, imivugire yawe ivuke, imyifatire yawe ivuke. Biragukwiye uvuke ubwa kabiri. Naho guterana kukusanyika, ibiki batera, ni wengi wanakusanyika. guterana gusa utaravutse ubwa kabiri nta nyungu bifite. Isuzume, usuzume imibereho yawe, uyirebe, urebe ese urugendo rwanjye rumeze gute. Mwene data Imana imumugisha yaratubwiye ngo nta muntu unyurwa ngo nubona umuntu yaguye amagaramira uzamenye ngo byakomeye. Amagaramira ngo nubona umuntu yaguye amagaramira uzamenye ngo byacitse, kuko umuntu wese asitaranye imbere, ariko nubona umuntu asitaye agenda utya mambo ni hatari. Amen. Naho kuvuka ubwa kabiri nicyo buri mwana w'Imana wese kimukeneye uyu munsi wa none. Ntabwo icyo Imana igukeneyeho ntabwo ari guterana ni byiza, kuko ni ijambo, no kuririmba ni byiza, ni ijambo. Naho guterana no kuririmba utabirimo, utaravutse ubwa kabiri, ntacyo byatumarira. Ariko igifite akamaro ni ugutura muri iryo jambo. Aba naravutse ubwa kabiri, imibereho yanjye ikabisa n'ijambo ry'Imana. Dukomeze. Waibrania, Abakorinto ba kabiri, Wakorinto wa pili, Abakorinto ba kabiri, Wakorinto wa pili, gatanu, sura 5, murongo wa 17, sheria 17. haravuze Nasema eti umuntu wese iyo ari muri Kristo kama mtu aba ari icyaremwe gishya, mapya ibya kera ya zamani biba bishize. imekwisha. Umuntu wese uri muri Kristo
Kristo Yesu ndani ya Yesu Kristo aba ari icyaremwe gishya. kiumbile kipya. Kubera icyo ari icyaremwe Sababu gishya, gani? kubera ko bya bindi yagenderaga mu kera Alikuwa anatembelea ndani. biba byarangiye. Inakwisha. Ariko muri kubyumva neza? Nasikia vema basi. Ya muri kubyumva. Oya byumve neza. Sikia vema. Ni ukuvuga ngo niba kera baranywaga inzoga, Ama zamani umuririmbyi ati basi eti terera amaso urebe iyo uvuye maze usobanukirwe ko tugeze ubusinzi twarabutaye dore tugeze dore inzoga isigaye inuka dore ni ukubera iki inzoga isigaye inuki pombe na kuwa Mungu. akaba yataye ubusinzi bya bindi biteye isoni utakibigenderamo. Ni ukubera iki? Ni uko aba icyaremwe gishya. Icyaremwe gishya ni ukuvuga ngo iyo wamaze kuba icyaremwe gishya, Shakuwa kiumbile kipya. imivugire irahinduka, Masemi ina imigendere igahinduka, imyambarire igahinduka. yote inabadilika. Iyo wavutse ubwa kabiri Au ulizaliwa mara ya pili. nta banzi ugira mu Kuna iterambere, maadui ndani ya kanisa. ariko iyo wavutse ubwa mbere Kama ulizaliwa ugira abanzi, ugira abo wicisha, ukagira abo ugenda wikandagiyeho uvuga ati aba ngaba aba n'aba. Ni ukubera iki? Wavutse ubwa mbere gusa. mara ya kwanza tu. Ariko abavutse ubwa kabiri Lakini waliozaliwa nta mara ya pili. probleme. Igituma abantu bahora bishisha Hata watu wanaanza kuogopa. kwagiye kwa runaka fanta yaguhaye Mbona ulienda kwa fulani? Fatali yaje yayifunguye. alikuja Ni kifungua. ukubera iki? Mwavuka ubwa kabiri. Yazaliwa mara ya pili. Ariko abavutse ubwa kabiri muzarya n'ikicisha ntacyo kizabatwara. Amen. Amina. Biradukwiriye kugira ngo abana b'Imana tuvuge ubwa kabiri. Mwa basore mwe muvuge ubwa kabiri, mwa nkumi mwe nimuvuge ubwa kabiri, mwa babyeyi mwe muvuge ubwa kabiri, mwa bagabo mwe nimuvuge ubwa kabiri. Mbere yuko twuzura umwuka wera biradukwiriye kugira ngo tuvuge ubwa kabiri. Nitutavuga ubwa kabiri hatutajya Roho Mutagatifu. Abo tuzuzu Mungu wera. Tukirebana bijisho Maliki. ntabwo wakuzura umwuka wera. Hawezi kujaa Roho Mtakatifu. Abana b'Imana, Watoto wa Mungu. abana b'Imana Watoto wa Mungu. baba bafite imico itandukanye n'iy'abandi, Tofauti na wengine. itandukanye n'iy'abandi. Tofauti na Kubera wengine. Sababu gani? kubera bavutse ubwa kabiri. Sababu walizaliwa Iyo mibereho yabo ibatandukanya na bya bindi. sana yale. Amen. Amina. Wahura na mushiki wacu Nakuya kukutana na dada ugomba yako. kugira uhuye na mushiki wacu. Najua kwamba unakutana na dada yako. Amen. Amina. Biteye agahinda Naleta huzuni. n'umubabaro Rafiki. kubona mu materaniro tugira Mbona amahane. ndani ya makusanyiko tunakuwa ndani maadui. Abanzi kunyanga, Najua kwamba unanikataa. nawe uzi ko nkwanga. Najua kwamba na mimi nakukataa. Turi kuva he tukajya he? Tunatoka wapi tunaelekea wapi? Ntaho turi kuva, Mahali tunatoka. ntaho turi kuva, nta naho turi kujya. Ijuru muzarumva amatangazo. Igihe cyose tutarava muri bya bindi ngo duhinduke twitwe abana b'Imana, tumenye ko twavutse ubwa kabiri, tumenye yuko umva Sikia. mwumva iki mbere yuko inkugi ikingurwa inyamaswa ngo zinjiremo, ntabwo inyahuku Paka nta bwanzi yamanukanye n'imbeba. hakuna chuki pamoja na panya. Uzi ngo imbeba ariyo ko Basi nafikiri kwamba panya yari ibizi. Umva, impara yari izi yuko intare itagira ikinisha cyangwa ingwe, yari ibizi, ariko hageze kwinjira ewana. Sikia.
ntabwo ijuru ntabwo ari iry'abamuyomba ni iry'Imana kandi abarijyamo bose ni abarikoreye ni abarikoreye ntabwo uravuga ngo najyayo gusa ngo uzataha ujyayo twande iwanyu kwa so wanyu ijuru rifite kondisiyo rifite condition nutazuzuza hautaenda oya byumve neza sikia vema mwese mwaje muri Amerika nyote mlifika Marekani twese tuvuye muri Afrika tukitoka Afrika nundi wese naho yavuye mu kindi gihugu ariko yaje muri Amerika afite aho yaciye hari amategeko abigenga na sheria yenye iko inamtawala umva rero sikia kujya muri Amerika wemere ibiro 25 mu ndege yacu ibiro 25 nubirenza turabita batitaye bakora mu gikapu yo birengeje batitaye muri baguze Oranje bakayikuramo bakajugunya kubera iki byarenze ku biro amen batitaye ngo niyago mucyashya baguze 300 bagakoramo batabanje kurobanura bakajugunya umva imbere yuko twuzura umwuka wera mbere ko Yesu agaruka umujinya wawe uburakari bwawe urwangano rwawe aca nyuma bitari n'ibyo hawutaenda hawuzajya hautakwenda amen amina mwihangane ibindi kuvuga nimutavuga kabiri ntahantu muzajya umva yaba kuri kubabwiriza natavuga ubwa kabiri hataenda yaba pastor natavuga ubwa kabiri ntahazajya kuko mu ry'Imana ibintu straight ntakatiriza irimo utegetswe kumva umuntu byanga ubyemere bitari nk'ibyo iri juru uzaryumva mu matangazo ihangane umva kugira kuvuga ngo kugira uruma rwanjye rudakira kugira uruma rwanjye ubwoko bwanjye rudakira nuko barwomoye baruca hejuru bavuga bati ni amahoro ni amahoro icyo cyo kiri gutuma uruguma rudakira tukaza amateraniro babwiriza ariko ngo baranabo kuki ari jye bareba kuki bavuga ibi n'ibi kubera icyo uruguma rw'ubwoko bwanjye rutakize barwomora baruca hejuru bavuga ngo ni amahoro nta mahoro ahari ntayo hakuna dupfuke igitambara tufunge ko ande iyo mani irakomeye turi kubyinira kuki kuruguma urwo ruguma ukeneye komorwa kandi muganga agiye kukomora ntabwo umubwira kurandomora gutya muganga oya muganga agiye kukomora areba aho igisebe kiri agafata ipensi hari umuti bita agacoma uwo muti bita agacoma wawushyiraga mu gisebe iyo ushyira mu gisebe ndakubwiza ukuri niyo waba uri umugore umeze gute niyo waba umeze imvi warariraga uwo muti niwo gukuramo inzi infection ngo uzivemo izo infection zose
zose birakwiye kugira ngo zisohoke. Infection z'ubwanganyi toka, infection z'imijinya kwenda, infection zo kudasurana wumvamo. Kubera ikimushaka dupfukisire nk'ibitambara by'umweru. Umva, tuzavuga ijambo ry'Imana ukirakire upfata umuhambe. Kira tubane ufite umuhambe. Ni kimana dushakaho. Imana ishaka dukizwe neza. Iyo umuntu ari muri Kristo Yesu aba ari icyaremwe gishya. Ibya kera, ibyari bya kera biba byarangiye. Yamishina kera biba yarangiye. Kuyagura byarangiye. Ishyari byarangiye. Kwicekana byarangiye. Niba ninjiye kwa Chantal niba ngiye kwa Mushibanje na kakariga zote na kanza nta probleme kazane hako akagotobera kwiceka ibihindi ariko igituma hateye ibihindi n'ibizimu byinshi. Ibizimu ibyo byose harageze kugira ngo bisohoke. Tukwiye kuba itorero ry'Imana rizima. Nituramukanya duhobere nta buryarya, turamutse nta buryarya burimo. Ubwire haleluya kuko numva kivuye mu mutima. Ure namenya muramutse. Amen. Beriki ndamuhobeye katari kumureba ntajya kugenda muri mushiki pekenya meno ubwo buryarya ni buvuye ujyanye itoke. Imana ntabwo ikunda iryarya. Niba uziko kama unajua kwamba mwene somo mutari kubibyumva ndugu yako akusikie bimoja ukaba uri kuba kumudahuje aho kugira ngo umuhobere bitari mwacana nawe ureke kumobere utamobere mumakada kumukora utawumva naje kwa makada mkono alikumpa ali nuka mfa sababu nuka kuko kubikorera iki aho kapfe kubigira ahubwo umva aho kugira ngo upfe kubigira aho gupfa byihorere. Byihorere kucyumva marwo bwoko zanjye bitashira marwo murabaruca hejuru kuburiya kubwiriza nta mpirindi jambo hariya biba byagenze neza. Irihe ya wapi umva hazavugwa ijambo hazabwirizwa ijambo ibyo umwuka waraza baduteguriye tuzajya ariko muri kubyumva bafure muri kubyumva. Ni amina ni amina nimushaka mubyikirize ni amina kuko Imana umva y'umubyeyi agiye gutekera abana akavuga ati abana umva ko ni urugena bamaze iminsi barya ibishyimbo uyu munsi batekera umuceri bamaze iminsi barya inyama ubu batekera umushogoro umusho muwange muwemere wihangane kubera ko
iyo ugiye kwa muganga Abaenda kwa mganga. Ategeka umuganga mutago. muganga we Muganga. narwaye Nimegonjwa. ufashwe ute umutwe uri kundya umugongo ugacika kugira n'umuriro Nakuwa na homa. agafata ikaramu Na shika kalamu. agafata ikaramu Shika kalamu. akandika Anaandika. akandika Anaandika. akandika Anaandika. ariko muganga rero Mganga sasa. paracetamol igisharira uramenya utayimpa paracetamol sinayikunda njyewe muganga ntuyimpe ndakwinginze utayimpa umpe twa vitamini two turyoherera oya Paracetamol. oya Hapana. muganga arakubwira ati Mganga anakuambia. ninjye wize ikiganga Nimejifunza kiganga. ndakwandikira imiti ijyanye n'uburwayi bwawe kugira ngo ukire ni ukuraza isebe ni ukuraza uburwayi bwawe ukabaza buza muri yesu yesu akagira ati akakuvura naho igihe cyose Alafu wakati wote. igihe cyose Wakati wote. umva reka mbabwire Sikia. ibiriti Biblia abo yetu. nkunda ndabacyaha Wenye. nkabahana n'iki n'ibihano Na malipizi. aho ni imana Sababu imana ni imana natwe turi abantu nasi ni wanadamu. Imenya ibikenewe. kuko niyimenya ngo ibigezweho ni ibi Iyeje ubwoko bwanjye kugira ngo buhinduke gusa n'ijambo ijambo ndabahereza mwiri hapa ni ili. Amen. abefeso Waefeso. turi kuri iri jambo ngo kuvuka ubwa kabiri Zaliwa mara ya pili. ubwa kabiri beza Zaliwa mara ya pili wa ndugu. ubwa kabiri bashyikirizwa Zaliwa mara ya pili wa dada. mutavuka ubwa kabiri ijuru muzaryumva mu matangazo Ndani ya matangazo. uzabumva mu ijuru tuzajya mu ijuru kureba abari uzatahana tuzajya mu ijuru kureba abariyo abandi bagende bajye kubareba wowe usigare Tia. Hii neno. ubutumwa twajemo Habari njema tunamo. ukemera kubatizwa Kubali kubatizwa. wari wiziritseho indahiro Ulikuwa umejifunga ngo kiapo. indahiro Kiapo. nkunda kubwira abantu Napenda kuambia watu. hano hari abanyabyumba benshi Huko watu wa vyumba bari wengi. muri misivili Ndani ya Rusivili. ntanazi ngo babibate Wajue wako wapi. ariko mwebwe Lakini ninyi. ariko mwe Lakini ninyi. kubera iki hari icyaduhuje icyatuvukishije Kwanza tunazaliwa. abanyabyumba benshi Vyumba wengi. kuki ntazi iyo bataha Sababu gani sijue kwenye wako. ariko mwene data avuga ati muntu abaza Sema kubona agenda yiruka kubera iki sababu gani? ni ukubera iki turavuka Tunazaliwa pamoja. ayo maraso Ile damu. umva aho muri urwo rukingi twavuye wa mukondo Ile kitovu. uduhuje udutegetse gukundana Amuru kupendana. abefeso kane Waefeso sura 4. 22 22. aravuze ati Unasema eti bibabwiriza iby'ingeso zanyu ya tabia yenu bibabwiriza iby'ingeso zanyu za kera zamani, ko mukwiriye kama unastahili kwiyambura kujivua umuntu wa kera mtu wa zamani uheneberezwa anaye no kwifuza kuhitaji. gushukana Weka ndani, tamusubiramo nawe namuliza nawe rudi ndani. bibabwiriza iby'ingeso zanyu za kera Zamani, mukwiriye kwiyambura wa muntu wa kera wa wundi wa kera mutaraza muri ubu butumwa wa wundi wa kera mutarabatizwa wa wundi wo mwagenderagamo kera mukiri ba bandi umva ijambo riri muri twe nibwo twitwa abana b'Imana ritari muri twe risa n'abandi nafanana na wengine. komeza Endelea.
barahendeberezwa no gushukana ukubeshya ariko uri kureba ririya jisho rya Didasi buriya ngo nuhigimye ngo abavuze ngo buriya kiriya jisho kugira gutya kugira ngo ni uguhumaguza uriya hari ibintu ari kuvuga uko kwiyambura wa muntu wa kera ushukana yule waburi kugenda kama uko natembea mukaramukanya kandi wenda muramukanyije nta n'igipolomero y'igihano hakuna hata moyo mubaya uyu muntu ntabwo ndamukije neza ushinya ariko murabibonye dawa wabonye umuntu runaka ndamukije ndamukije wewe wari ndamukije ari mu mwuka w'Imana ndamukije by'urumamo kandi wenda Oliver ifite ibibazo by'imodoka yari yabuze none murahuye muramukanije ari gutekereza iby'imodoka n'ibizagaruka n'itazagaruka byamuyobeye bariko ngo buriya afite n'umujinya mukwiye kwiyamura wa muntu wa kera ushukana wanahendeberejwe no gushukana fashe cyane kugeza muri gare yihangane kurangiza subiramo numve mugahinduka bashya mugahinduka bashya hano tujya duta imodoka tunakuwa na gari zo duta zile ambazo tunapoteza ntabwo tujya tuzita ngo bazite burundu baragenda bakajya kuzisya bakongera bakazicisha mu muriro bagacana bya byuma bigashya bagakuramo ibindi byuma bizima bishya natwe dukwiye guca mu ruganda rw'ijambo ry'Imana bikadusya tugahinduka bashya mwumve neza ibuye bashyira ku nyubako babipakira muri cya gikamyo uko byakabaye ibishingitse amenyo ibinyamushinya ibinyeshyari byose bakabizana umwubatsi akayakireba akakireba iri shyari agakubitaho inyundo uyu mujinya wo kasirani yangu anapiga akongera akagoma anageuza mara tena kwa kirimo n'urwangano uone kwa kungali chuki nta gikambi iri gucaho neza anaipiga na yondoa kugira ngo rishyirwe usudi weke wapi mu nyubako weke jengo ararikubita inyundo akubita inyundo agakubita hano kugera igihe ashyiraho umugozi akavuga ati wiye amen uko niko ijambo riducura rikaducura kugira ngo tujye ku nyubako neza nuko turavuka ubwa kabiri nutavuka kama hauzaliwe habaho n'ibibuye by'ibishongi na mawe mabaya akakizana ni cyiza ntako gisa akakireba anakiona igihe ari kugira ngo ari gukuraho yakubitaho kano cyose kigategera utekura kikaba kirashwanyutse gishwanyutse kubera iki ni ukubera ko iryo buye ntabwo burya ryagenewe inyubako kubera kamere yaryo ntabwo ryajya ku nyubako kubera iki bagiye gukubitaho ngo bakureho burakari byose bitabiza uburakari umujinya kurwana gutukana byose bikazira rimwe
ariko abana b'Imana lakini watoto wa Mungu yo ijambo rivuze kama neno la Mungu lasema atera intambwe, napiga hatua, ryavuga nasema agatera napiga intambwe, hatua, ryavuga agatera intambwe, naho yo rivuze nibyo bavuze, mimi walisema ryavuga kukibabwirizanye uzamenye icyo gihe ile wakati kuna kasoro. alikitagenda Ndabizi inajua kwamba uyu munsi wa none siku ya leo mwihanga subirini, Imana idufashe Mungu atusaidie tuvuge ubwa kabiri. tuzaliwe mara ya pili. Komeza wamro Ndela ile shahidi mukambara umuntu mushya waremewe ibyo gukiranuka no kwizera. Subiramo ngo rudia ndani no kwera na kutakasika, mukambara umuntu mushya no kwera, kutakasika umva ibintu byose bikaba biri propre kuwa sawa, berekejwe n'ukuri. ikisindikizwa na kweli. Buri muntu wese avuga n'ukuri Kila mtu aseme kweli na mugenzi we. pamoja na mwenzie. Imana nidufasha Mungu tuzaganira ku atusaidie, ijambo tutaongea neno la kusema ikinyoma hivi, ni iki. mtu ni Ikinyoma uongo, abantu wanadamu kubeshya twabigize imikino, kudanganya, tulifanya mchezo. nta kubeshya ko gukunda kandi agukunda. Kudanganya kwamba ninakupenda bila kukupenda. Imana idufashe Mungu atusaidie, dukomeze. tuendelee. Petro ya mbere Petro wa kwanza murongo igice cya mbere murongo wa gatatu. shairi ya 3 kwa kipindi cha kwanza. Petro wa kwanza Igice cya mbere ni cha kwanza, era ku murongo wa gatatu. shairi ya 3. Amen. Amina. Amen. Amina. Amen. Amen. Imana y'umwami wacu Yesu Kristo ariyo nase ishimwe, Ahimidiwe. kuko yatubyaye ubwa kabiri. Maana tuzala mara ya pili Ntabyawe na mukanga, bila kuzaliwa na mkangango. Ningalizaliwa na mkangango tu, ubugingo bwanjye bwari bupfuye, uzima wangu. ariko Imana ishimwe kuko yatubyaye ubwa kabiri. Iyo yatubyaye ubwa kabiri, izina ryayo ntabwo icyubahiro. Uyu munsi wa none icyo ukeneye mwene data, icyo ukeneye mushiki wanjye ni ukuvuka ubwa kabiri. Nicyo ukeneye. Hiyo unahitaji. Nawe kubwiriza, Kuhubiri. nabwiriza Za kuhubiri ntaravuka ubwa kabiri, bila kuzaliwa mara ya pili. naririmba Bila kuimba ntaravuka ubwa kabiri, bila kuzaliwa mara ya pili. naterana ntaravuka ubwa kabiri. Ariko Imana ikidushakaho ibyo byose nubwo ari byiza, ariko ikiruta byose Zaidi ya yote tuvuka ubwa kabiri, tuzaliwe mara ya pili. kugira ngo tubone duhabwe umwuka wera, nuko turavuka ubwa kabiri. Sababu tutazaliwa mara ya pili. Icyo Imana idushaka Mungu anahitaji kwetu. icyo, Ile tu nta kindi Imana idushaka, kile Mungu anahitaji kwetu. icyo nicyo cy'ingenzi. Ile ndio muhimu sana. Ezekiel Ezekiel 3:6 3 na 6 26 26. 3:6 murongo 26. Shairi ya 26. Amen. Oya, soma neza. Soma vizuri. Oya. n'umutima mushya bashyiremo umwuka mushya. Ongera uhasubire neza. Rudia ndani vizuri ndugu. Nzabaha n'umutima mushya Nzabaha umutima
Tawapa roho mushya, roho mpya, mbashyiremo n'umwuka mushya, na roho mpya. nzabakuramo umutima Nitaondoa ukomeye nk'ibuye, kama jiwe, mbashyiremo umutima moyo woroshye. mwepesi. Amen. Amen. Ariko muri kubyumva ndi Nasikia vema. ewe yawe muri kubyumva nkanjye umva, ariko muri kubyumva neza abasere, ibi bintu muri kubyumva, Hivi vitu mnavisikia? mwaba mutari kubyumva. Kama hamsikie, Umva, sikia. nzabashyiramo umutima mushya, Ndani moyo mpya. bakuramo umutima ukomeye nk'amabuye, Mwenye kama jiwe, bashyiramo umutima woroshye. mwepesi. wahura na mwene data hari igifureke cyangwa na mu bugesera ari bakitaga n'ifurere hano cy'amatabaro, Matabaro. cyari igifureke kinini cyane. Munene sana. Mimi ni mwepesi. Mimi ni mwepesi. kubera icyavanga roroshye, niyo wakibwiraga ati haguruka furere ngo mutume, nta porobeleme ndoroshye. Sida niko mwepesi. ariko none Na sasa abasere barakomeye, abafurere barakomeye, abasore barakomeye, abakobwa barakomeye. Dukwiriye koroha tukagira imitima yoroshye nk'inyama. Mani dukuremo iyo mitima ikomeye. Niba dushaka kujya mu ijuru, imitima ikomeye nituvemo. Mwene so ntabwo uhugura dada, ibi bintu ntabwo ari byiza. hii ni haiko vitu vizuri. Nta byo kumanza, Hapana ariko kwanza. nawe urambonera uko urakomeye. Ile uko nguvu. Iyo mitima ikomeye Ile mioyo Imana niyidukize. Mungu atuponye. Imana iduhe umutima woroshye. Atupe moyo mwepesi. Petro ya mbere igice cya Petro mbere wa kwanza sura ya kwanza mirongo 22. shairi ya 22. Aha turi kuri ijambo kuvuka Tuko kwenye neno la kusema ubwa kuzaliwa kabiri. mara ya pili. Kuvuka ubwa kabiri Kuzaliwa mara ya pili ni ingenzi. ya muhimu sana. Nutavuka ubwa kabiri, Kama uzaliwe mara ya pili, ijuru mbingu niyo waririmba, hata uimbe, niyo wabwiriza, hata uhubiri, niyo wagenda bite. twende Nutavuka ubwa Bila kabiri, kuzaliwa mara ya pili, zero. sufuri. Igice cya mbere mirongo 22 mirongo 23. Na 23. Amen. Witonze, witonze. Pole 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 pole. Hasubire. Ubwo mwiyejesheje imitima Kasa moyo. kumvira iki? Ukuri. Ijambo ry'Imana niko kuri. Naho ayo magambo y'umuntu yose ni ikinyoma, ariko ijambo ry'Imana niko kuri. Ubwo mwiyejesheje imitima kumvira ukuri, kugira ngo mubone uko mukunda bene so Penda wandugu mutaryarya. bila kufanya unafiki, Mutaryarya. kufanya ujanja. Nta ryarya rizajya mu ijuru. Hakuna ujanja. Umva, barahira nkomeje, Na wanapia kweli. mpagaze imbere yanyu n'imbere y'Uwiteka Imana. Mungu na mbele ya Nta ryarya izajya mu ijuru. Nafika mbele ya mbinguni. Indyarya. Janja. Aho kubana n'indyarya wana n'umunyabyaha. Janja za kuwa pamoja na mwenye dhambi. Indyarya. Janja. Umva, niba uri indyarya hawutahenda. Hakusajayo. Niba uri indyarya jya wicara uvuga ati Mana nkiza uburyarya. Uyu mutima w'uburyarya ntiwufite, uje none sinagenda. Usiweze kwenda. Wowe ubwawe wicira urubanza mu byo utabeshya. Ile kudanganya Ni ibi ni vitu mbili. ni Imana Mungu n'umutima na wawe. moyo wako. Kumbuka wamubeshya, Unaweza kudanganya. Gerard wamubeshya, Hamenya wamubeshya, ariko icyo azabeshya ni Imana n'umutima wawe. Umutima wawe uzabikora, uvuga ijya ukubwira ati ariko ntabwo umuhobeye, ariko nawe urabizi ko
kugira ngo batagira ngo ntabwo uri umusere ngo kapfe kuvuga ngo rero batagira ngo ntabwo naraguye niyo yakubwira ngo Yesu ashimwe nta probleme yakubwira ngo Yesu akuzwe nta ngorane mu mutima mwiza unezerewe nta ngorane Jangu ndakugaruka napenda kurudilia umukecuru wateraniye iwacu kera iwabo kwa nyina warebeka n'isabure yacu mukecuru kaza mukongwe akaja uruwo muzacu ubwire ngo rero yakabiri mama rebe ntabwo mwibuka mukecuru uvuye Gisenyi niba ari mu Gisenyi bari mu Ruhengeri uruwo muzacu none mwe ese bene data murabo muzacu bashiki banjye murabo muzacu ntabwo muri kubyumva ntabwo muri kubyumva bashiki banjye murabo muzacu ni Amina bene data murabo muzacu ni Amina niba ari amena mwikirize ndamena niba atari amena mubyihorere ijambo ry'Imana rizahora ari ukuri nta kizarihindura wabyikiriza utabyikiriza ntacyo birahindura kubera ko iyo bivuze niyo kwizerwa no kubikora